Stop saying basic English if you want to sound more fluent. You just need these phrasal verbs. Let's learn 50 of them right now. Icyiza cyazo nuko ari verb dukunze gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Let's get started. Turajya dusobanura ijambo na synonyme yaryo. Ushobora kuza kumva uburyo dusobanuye mu ijambo atari uburyo rusanzwe uzi. Uze guhita wibuka yuko hari ijambo bari rimwe ariko rifite ubusobanuro bwinshi butandukanye. Aho uze gusigara wibaza utese uburyo mbizi uburyo rino jambo ndizi risobanuramo ese nabwo nibwo. Reka duhere kuri break up, separate, split up, gutandukana. Did Sarah and Mark break up? Ese Sarah na Mark baratandukanye? Yes, they split up last month. Yego baratandukanye ukwezi gushize. Call off, cancel. Did they call off the meeting? Gusubika. Ese basubitse inama cyangwa se bahagaritse inama? Yes, they cancelled it due to the bad weather. They cancelled it due to bad weather. Bahagaritse kubera ikirere kibi. Look after cyangwa se take care of. Kwita. Will you look after my dog? Ese uraza kwita ku mbwa yanjye? Yes, I will take care of him. Yego ndaza kwitaho. Look for cyangwa se search for. Are you looking for your keys? Ese uri gushaka imfunguzo zawe? Yes, I am searching for them. Yego ndi kuzishaka. Pick up cyangwa se collect. Can you pick up some groceries? Groceries ni byo kurya muri rusange, groceries. Then I pick up shatse kuvuga guhaha. Can you pick up some groceries? Se wagura cyangwa se wa ibyo kurya? Yes, I will collect them on my way home. Yego ndaza kubizana ndi mu nzira nza mu rugo. Yes, I will collect them on my way home. Yego ndaza kubizana mu nzira nza mu rugo. Turn on, switch on, gucana. Can you turn on the lights? Ese wacana amatara? Yes, I will switch them on. Yego ndaza kuyacana cyangwa se yego ndayacana. Turn off cyangwa se switch off, kuzimya. Did you turn off the oven? So oven ni la material ni kano kamashini dukoresha duhitinga food, dushyushya ibiryo. Like muzakabona nk'abantu bajya mu ma supermarket cyangwa se mu ma alimentation, ibyo kugura ikintu bagahita bakubwira uti reka tukagushyuhiriza. Kara kantu bakoresha, kara kamashini bakoresha bashyushya tukita oven. Did you turn off the oven? Ese wazimije oven? Yes, I switched it off. Yego naizimije. Put on, wear, kwambara. What should I put on? Ese nakambara iki? You should wear that dress. So dress iyo yakoze nka noun, dress ibisobanuye ikanzu. You should wear that dress. Ukwiye kwambara iriya kanzu. Take off or remove, kwambura. Should I take off my shoes? Ese nakuramo inkweto, nkuremo inkweto? Yes, please remove them. Yego rwose zikuremo. Take out cyangwa se throw away, kujugunya. Can you take out the trash? Ese wajugunya imyanda? Yes, I will throw it out. Yego ndaza kuyijugunya cyangwa se yego ndayijugunya. Get up cyangwa se rise, kubyuka. What time do you get up? Ese ubyuka ryari? I rise at 6 a.m. Mbyuka saa 12 za mu gitondo. Check in, register. So hano no kwiyandikisha mu gihe ku muntu ugiye muri hoteli
hari ubanza guca kuri reception then bakabanza ukiyandikisha ukababwira ibyangombwa ukagira ute, aho tubyita gucekinga in. So did you check in? Ese wiyandikishije? Yes, I registered at the hotel. Yego niyandikije kuri hotel. Check out ni opposite ya check in. Ho tuyikoresha tuvuga gusohoka. Waraje wiyandikisha kugira ngo njene muri hotel, then urasohotse ugiye gucekinga out, kubabwira yuko ugiye. Check out, leave cyangwa se depart. When will you check out? Ese uzasohoka ryari? We will leave at 11 a.m. We will leave at 11 a.m. Turagenda saa 5 za mu gitondo. Turagenda saa 5 za mu gitondo. Turn up cyangwa se arrive, kugera ahantu runaka. Did she turn up? Ese yahageze? No, she didn't cyangwa se she did not arrive, ntiyigeze ahagera. Put off cyangwa se postpone, gusubika. Did they put off the wedding? Ese bahagaritse ubukwe? Yes, they postponed it. Yego babuhagaritse cyangwa se yego barabuhagaritse. Hold on cyangwa se wait, gutegereza. Can you hold on? Wategereza? Yes, I will wait. Yego ndategereza. Bring back cyangwa se return, kugarura. Did you bring back the books? Ese wagaruye ibitabo? Yes, I returned them. Yego narabigaruye. Look up cyangwa se search for. Can you look up that word? Ese washaka lila jambo? Maybe kari nko muri dictionary. Can you look up that word in dictionary? Yes, I will search for it. Yego ndaza kurishaka cyangwa se ndarishaka. Run out cyangwa se have no more, kuba ibintu bishize nta kintu usigaranye. Did you run out of milk? Ese amata yagushiranye? Yes, we have no more. Yego nta yandi dusigaranye yashize. Wake up cyangwa se awaken, kubyuka. When do you wake up? Ese ubyuka ryari? I awaken early, mbyuka kare cyangwa se nyambyuka kare. Get along cyangwa se have a good relationship, kugira umubano mwiza. Do you get along with them? Ese ufitanye nabo umubano mwiza? Yes, we have a good relationship. Yego dufitanye umubano mwiza. Turn down cyangwa se reject, kwangira cyangwa se guhakanira. Did they turn down your application? Ese banze ubusabe bwawe, application. Like iyo uri gukora like nka job application, uri gusaba akazi ukohereza ugasubmitting. Iyo ba rejectinze iyo submittinze ubahaye ubusabe, ubwo iyo ba rejectinze babwanze, ba rejectinze ubwo usabe bwawe, your application. Yes, they rejected it. Yego barabwanze. Look forward to, anticipate cyangwa se hope for. Kwitega cyangwa se gutegerezanya amatsiko. Are you looking forward to the vacation? Ese witeze vacation cyangwa se witeze vacances, ikiruhuko, cyangwa se utegerezanyije amatsiko menshi ikiruhuko. Yes, I anticipate it. Yego ndabyiteze cyangwa se yego vacances nyitegerezanyije amatsiko, vacation. Call back cyangwa se return call, kongera guhamagara.
Will you call me back? Ese urongera umpamagare? Yes, I will return your call. Yego ndongera nguhamagare. Turn up cyangwa se increase, kongera. Can you turn up the music? Ese wakongeza umuziki? Yes, I will increase the volume. Yego ndongera volume. Give up cyangwa se quit, gucika intege cyangwa se kureka. Did you give up? Ese wacitse intege? No, I didn't quit cyangwa se no, I did not quit. Sinigeze mbireka cyangwa sinigeze ncika intege. Set up cyangwa se establish, gutangira, like nka business. Will you set up a business? Ese uzatangira business? Yes, I will establish one. Yes, I will establish one. Yego nzayitangira. Bring in cyangwa se introduce, gushyiraho. Dushobora kuvuga ngo did they bring in a new policy? Ese bashizeho amategeko n'amabwiriza mashya? Yes, they introduced it. Yego bayashizeho. Look out cyangwa se be careful, kwitonda. Apana ko kwitonda ko kuba umuntu yitonze yifashe neza, ahubwo no kwitonda ko kuba careful, like ukigengesera. Kwigengesera maybe ko hari ahantu uri kugenda habi, bakakubwira uti witonde cyangwa se be careful. Should I look out? Ese nakwitonda? Yes, be careful. Yego itonde. Go on or continue, gukomeza. Will the show go on? Ese ibirori birakomeza cyangwa se ibirori biraza gukomeza? Yes, it will continue. Yego biraza gukomeza. Get over cyangwa se recover, gukira. Did you get over the illness? Ese wakize? Ese wakize indwara? Yes, I recovered. Yego nakize. Turn in cyangwa se submit, gutanga, like iyo nka mwarimu yaguhaye umukoro akakubwira uti uze gusubmitinga, ni nko kuvuga ngo uze gutanga, uze kumpereza. Ushobora kuvuga ngo did you turn in your assignment? Ese watanze umukoro wawe? Yes, I submitted it. Yego nawutanze. Find out cyangwa se discover, kuvumbura cyangwa se gutahura. Did you find out the truth? Ese wamenye ukuri cyangwa se watahuye ukuri? Yes, I discovered it. Yego nagutahuye. Point out cyangwa se indicate, kwerekana. Can you point out the mistake? Ese wakerekana ikosa? Yes, I will indicate it. Yego ndaryerekana. Run into cyangwa se meet unexpectedly, guhura bitari byitezwe, guhura bitunguranye. Did you run into him? Ese mwahuye bitunguranye? Yes, I met him unexpectedly. Yego nahuye nawe bitunguranye, bitari byitezwe. Make up or become friends again, kongera kuba inshuti nyuma y'amakimbirane runaka. Did you make up? Ese mwiyunze? Mwongeye kuba inshuti? Yes, we became friends again. Yego twongeye kuba inshuti. Cyangwa se socialize, gusohoka. Will you go out tonight? Ese uraza gusohoka iri joro? Yes, I will socialize. Yego ndaza gusohoka. Carry out cyangwa se execute, gukora ikintu ukakirangiza. Will they carry out the plan? Ese bazakora umupango bawurangiza? Yes, they will execute it. Yego bazawukora. Show up cyangwa se appear, kugaragara. Did he show up? Ese yagaragaye?
No, he didn't appear. Ntiyigeze aboneka cyangwa se ntiyigeze agaragara. Get by cyangwa se survive. Kurokoka cyangwa se kubaho. Is it hard to get by? Ese birakomeye kubaho? Yes, it is hard to survive. Yego birakomeye kubaho. Run away cyangwa se free. Guhunga. Did he run away? Ese yahunze? Yes, he fled. Yes, he fled. Yego yahunze. Take in cyangwa se understand. Gusobanukirwa, kumva, ugasobanukirwa. Did you take in the lesson? Ese wigeze usobanukirwa isomo? Yes, I understood it. Yego nasobanukiwe cyangwa se narisobanukiwe. Drop off cyangwa se deliver. Gutanga cyangwa se kujyana ikintu ahantu. Will you drop off the package? Ese uraza kujyana agapfunyika cyangwa se package, like ufite ibintu wapakiye. Ibyo bintu wapakiye mu kantu runaka nicyo twita package. Yes, I will deliver it. Yego ndaza kukajyana. Let down cyangwa se disappoint. Gutenguha. Did you let them down? Ese wabatengushye? No, I did not disappoint them. Oya sinigeze mbatenguha. Take off cyangwa se fly cyangwa se depart. Ibi akenshi tukunze kubikoresha mu kugenda kw'indege. Like nibundi ni nko kugenda kw'indege, guhaguruka kw'indege. Ushobora kubaza ngo did the plane take off? Ese indege yahagurutse? Yes, it departed on time. Yego yagendeye mu gihe. Yahagurukiye igihe. Take off cyangwa se become successful. Gutsinda cyangwa se gutera imbere. Did her career take off? Ese career yateye imbere? Yes, she became successful. Yego yateye imbere. Break down cyangwa se stop working. Gupfa, like kw'igikoresho runaka cyangwa se guhagarara gukora kw'igikoresho runaka. Dushobora kuvuga ngo did the car break down? Ese imodoka yapfuye? Yes, it stopped working. Yego yahagaritse gukora, ntabwo ikiri gukora. Go over cyangwa se review. Gusubiramo, kongera ugacekinga niba ibintu bimeze neza. Urugero, did you go over the notes? Ese wasubiye muri note? Wanditse note, then barikubaza nimba wazisubiyemo ngo wongere uzirebe neza. Yes, I reviewed them. I reviewed them. Yego nazisubiyemo ndazireba neza. Look into. Investigate. Gukora iperereza. To look into. Gukora iperereza. Did you look into the issue? Ese wakoze iperereza cyangwa se wasenguye ikibazo? Wakoze iperereza ku kibazo? Yes, I investigate it. Yes, I investigated it. Yego nakoze iperereza kuri cyo. Bring up cyangwa se raise. Kurera. Did they bring up their children well? Ese bareze abana babo neza? Yes, they raised them well. Yego babareze neza. So guys, this is the end of our today's session. If you haven't yet subscribed to our YouTube channel, please, you can do it. You can do it. Kugira ngo utazigera ubura andi masomo meza nkaya twa uploadinga. So thank you for watching.